Ikintu cyatumye umwami Salomo asaba ubwenge ni iki? Ndetse n'Imana ikabyishimira cyane. Ikintu cyatumye Imana yishimira umwami Salomo ko asabye ubwenge kuruta gusaba ubutunzi bwo mu isi. Ubundi ubwenge ni iki? Umwongereza we avuga ko intelligent is having or showing the ability to easily learn or understand things or to deal with new or difficult situations. Iyo ugenekereje mu Kinyarwanda, ubwenge ni ukugira ubushobozi bwo kumenya mu buryo bworoshye, kumenya nyine mu buryo bworoshye, cyangwa se kumva ibintu cyangwa guhangana n'ibihe bishya cyangwa bikomeye ugezemo. Iyo ufite ubwenge ukagerageza guhangana n'ubuzima bushya cyangwa se n'ibintu bikomeye ugezemo, iyo ufite ubwenge ntabwo uhangana nabyo mu buryo bushobora kugira ingaruka ku bandi bantu, ahubwo uhangana nabyo ushaka igisubizo gikwiriye. Salomo rero n'ubundi, umwami Salomo we nubwo yasabye ubwenge n'ubusanzwe yari abufite, kuko umunyarwanda we yaravuze ngo umunyabwenge agira amakenga. Imana yaramubwiye ati nsaba icyo ushaka. Salomo agira amakenga koko, aravuga ati reka nsaba ubwenge. Ubwenge burimo byose, turabizi ko ubwenge bugushoboza byose. Ubwenge ntacyo utasangamo, ni ijambo ntabona uko nsobanura, kandi se ni ijambo nagereranya n'umukristo ufite umwuka wera, kuko n'ubundi turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo impamba y'umukristo. Umwami Salomo akimara kwimikwa na se Dawidi, nijoro aryamye Imana yaramugendereye igirana nawe ikiganiro, yenda muzabisome, ni Abami ba mbere ibice 3, uko Imana yagendereye Salomo mu nzozi ikamubwira ngo nkurikije uko nabanye na so Dawidi neza rwose, ndakwinginze saba icyo ushaka. Salomo arangije ati databuja, ndebye ubwoko bundi imbere, njye ubwanjye sinabasha kubuyobora kuko sinzi iyo biva n'iyo bijya. Ngusabye ubwenge bwo kugira ngo nzabacire imanza zikwiriye ziboneye. Ahangaha ntabwo yavuze ngo ndasaba ubwenge bwo kugira ngo nzabashe kuzigwizaho imitungo, nzigwizeho ubutunzi. Yaravuze ngo nzabashe kubacira imanza ziboneye zikwiriye. Ahangaha reka turebe noneho ibiranga umuntu ufite ubwenge muri we, ufite umutima w'ubwenge. Ubundi ibisobanuro by'iri jambo ubwenge, tugiye mu gakiza cyangwa se mu by'Imana, usanga umuntu ufite ubwenge ahwanye n'umukristo ufite umwuka wera w'Imana muri we, kuko imico ijya kumera kimwe, imeze kimwe neza. Reka turebe noneho ibintu bibiri biranga uyu muntu ufite ubwenge. Dukomeze n'inkuru z'umwami Salomo. Umuntu ufite ubwenge arangwa n'ibintu bibiri. Umuntu ufite ubwenge akora igikwiriye mu gihe gikwiriye. Akora igikwiriye mu gihe gikwiriye. Ntabwo aba akora ibintu bidafite gahunda. Ibintu bye biba biri ku murongo. Icya kabiri cy'umuntu ufite ubwenge ni uko icyo agiye kuvuga cyangwa se gukora cyose abanza kureba ingaruka, zaba inziza cyangwa se imbi, yarangiza akabishyira ku munzani akareba icyarushaho kugira umumaro. Icya gatatu ari nacyo kijya gusa n'iki cya kabiri, ni uko umuntu ufite ubwenge ahanini ntiyirebaho. Uwumva atari byo anyomoze muri komenti rwose ambwira ati aha watubeshye. Ntabwo akenshi ahanini yirebaho, areba inyungu za bagenzi be, areba inyungu z'abaturanyi be, areba inyungu z'abo babana kuruta kwirebaho. Umwami Salomo rero yasabye Imana ubwenge, birayinezeza cyane kugira ngo azabashe gucira ubwoko bw'Imana imanza ziboneye.
ahangaha reka turebe inkuru y'uburyo yaciye urubanza rw'abagore babiri. Muri Bibiliya bavuga ko ari abamaraya, n'ubundi iyo nkuru uyisanga mu Bami ba mbere igice cya 3. Abagore babiri barabanaga ariko ari abamaraya. Barangije hashize igihe umwe arabyara, nyuma y'iminsi 3 n'undi arabyara, ubwo bose bari bafite impinja. Igihe kiza kugera bararyama nijoro, biba ngombwa ko umwe aryamira umwana we arapfa. Amaze gupfa arabyuka aromboka, afata wa mwana we wapfuye amushyira mu gituza cya wa mubyeyi ufite umwana muzima, narangije azana uwo mwana muzima aba ari we agira uwe. Mu rukerera wa wundi bashyizeho umwana wapfuye ashaka kumuha ibere, agiye kumuha ibere asanga yapfuye. Uko hagiye hacya bucya yaritegereje, bumaze gucya abona umwana si uwe. Bamaze kubona ko umwana atari we, babijyaho impaka, birangira bagiye ku mwami kugira ngo bacire urubanza. Barangije baragenda, bageze imbere y'umwami batangira guterana amagambo. Ati uyu mwana wapfuye si uwanjye, uwanjye ni umuzima. N'undi ati uwapfuye ntabwo ari uwanjye, uwanjye ni umuzima. Umwami amaze kubumva atumaho inkota barayizana. Bamaze kuyizana arategeka ngo uyu mwana muzima mumfate mumucemo kabiri, umwe atwara igipande kimwe n'undi atwara ikindi. Noneho umugore umwe ahita atera hejuru aravuga ati hoya, aho kugira ngo mumwice nimumuha mujyane. Noneho umugore wundi we aravuga ngo hoya, ngo nimumucemo kabiri, ngo twese ngo tumuhombe. Birangira umwami yumvise ukuraho kuri bwa bwenge nyine yasabye Imana butangaje. Urumva yarenganuye warenganaga kandi mu buryo bworoshye. Iki cyateye Imana kunezererwa umwami Salomo ko yasabye ikintu cyiza kitabaho. Birangira nyine nyir'umwana umwami ategetse ngo uwavuze yuko tutamwica niwe nyir'umwana.